abahinde nyagasani yabururiye ijuru abatagatifu abatambutse baramenye Imana. Uyu munsi igihe turagira kubazirikana no kwiyambaza, akaba ari umunsi kandi natwe igihe turagira kuzirikana ku rugendo rwacu rwa Kristo. Twese uko turirimba akenshi twaremewe kuzajya mu ijuru, twaremewe guhamagarirwa ubutagatifu, duhamagarirwa gukurikira nyagasani twitagatifuza hano ku isi kugira ngo umunsi umwe tuzamusange maze twifatanye n'abatagatifu bose guhora turi mu izingiro ry'Imana. Dutukita ku Kristo rero by'umwihariko tuzirikana ko mu rugendo rwacu rw'Abakristo ko twese duhamagarirwa ubutagatifu, abatagatifu twiyambaza umunsi nabo badusabira kugira ngo urugendo bakoze banyuze natwe tunyuramo duhara umunsi ku wundi gutunganira Imana no kwitagatifuza.
muri icyo gihe Yesu abonye igikunde cy'abantu terera umusozi aricara, abigishwa be baramwegera, nuko araterura arigisha ati hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo, hahirwa abiyoroshya kuko bazatunga umuzigo umurage, hahirwa abababaye kuko bazahozwa, hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa, hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirwa, hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana, hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo, murahirwa nibabatuka bakabatoteza bakababeshyera ku buryo bwose ari jye babahora, nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Inzira yindi hari wasuzuma ubutungane bakamugira inyungu
batotejwe bakanicwa bakamena amaraso yabo bazira kwemera Imana bazira kwihamya. Yesu adushimira kw'iyo nzira inzira y'umartiri, inzira yo kwemera kumena amaraso ari inzira ituganisha ku byishimo by'ijuru. Turabazi abatotejwe abahawe Imana benshi, hano muravuga bafite hafi abahawe Imana ubwabo bari bakiri uruti kuba kidatuye bemera kumena amaraso yabo kugira ngo bahakanye Imana. No muri kiliziya yijya gushyira abantu mu rwego rutagatifu abahawe Imana n'inzira itagoye cyane, ndetse kiliziya idatindaho kuba bemera amaraso yabo bitewe n'ukwemera kwabo. Abo ngabo bahamya ko nyabo abahamya nyabo ukwemera kwabo hahirwa abatotezwa bazi gutungana. Abangaba Yesu bavuga imirimo n'abametero w'ikubitiro rya kiliziya, ariko n'abandi bazakurikiraho. Yesu akomeza agira ati bahirwa nibo batuka abatoteza bakanabarishyira ku buryo bwose ari ntibabahora. Ibyo Yesu nawe yamuhaye kuri nzira yanyuzemo. Yesu baramututse, baramutoteza, baramubeshyira, bamureka ibintu byose kugeza igihe bamwiciye. Ariko ntabwo yigeze yihakana Imana, ahubwo niho yagaragaje koko yahamije ko ari Imana nyayo. Ararikira abazamukurikira bose, abashaka gukurikira bagomba gufata umusaraba wabo bakamukurikira. Yavuga ngo turayazi ni ivatiri y'abantu, ushaka kurishwa wanjye nafata umusaraba we akurikira, yemere kubabazwa arigirira uwo ngo azasangiza nanjye ibyishimo by'ijuru. Ivatiri iratwereka inzira zitandukanye zituganisha ku gutungana, zituganisha ku butagatifu. Abatagatifu twibaza umunsi nabo niyo nzira banyuzemo, akaba ari inzira benamekana icyizere, ariko isaba kugendanamo na Kristo, ndetse tukemera kubabana nawe, ariko tuzi ko tuzazukana nawe. Abatagatifu by'umwihariko abahawe Imana niyo nzira banyuzemo. Mu isomo rya mbere y'igitabo cyacu cya Yohana Intumwa twabyumvise Yohani mu kubonekerwa kwe yabonye abantu benshi cyane, akoresha ubushushanyo avuga 120,000 bishobora kuvuga abantu benshi cyane batabarika, bari imbere y'Imana, bari ibisingizo by'Imana. Abo bantu babyumvise nk'uko Yohana asobanura, bari bambaye imyenda yererana, atari ko abo bakambwe bose imyambaro yabo bayimeshe mu maraso ya ntama. Myandi magambo ashaka kuvuga yuko banyuze mu bihe bikomeye mbere yo kugera kuri byishimo by'ijuru, mbere yo kwambara imyenda yererana mu buryo busobanura ubutagatifu n'uko bakeye umutima wakorerewe ibyishimo by'ijuru. Banyuze mu bigeragezo bikomeye, bamwe bagomba ukwemera kwabo, bemera kumena amaraso yabo, ariko ntibatatira Imana. Nicyo isomo rya mbere twira ritwereka abantu benshi cyane bicara bari kuri Imana mu ijuru baririmba ibisingizo, ariko bakaba banyuze mu nzira ikomeye, ariko turabateye ubwoba kuko bari kumwe n'Imana, bari kumwe na Kristo. Abatagatifu rero igitabo cy'ibyacu by'Yohana Intumwa kitwereka nibo turamya umunsi, nibo bibaza umunsi, ariko natwe kizitwibutsa turarikira yuko duhamagarirwa kunyura iyo nzira tugakorera Kristo, cyane cyane tuzirikana izi nzira zitandukanye twese muvandimwe batariho, inzira zituganisha ubutungane, inzira zituganisha ubutagatifu. Twese twaremewe gusanga mu ijuru, twaremewe kuzishimana n'Imana. Yesu akaba ari ubutumire yatuzaniye
tukiri n'icyaha tukirinda gutwarwa na kamere yacu kuko ituganisha ku cyaha aho tuganira buri gihe gukiza kamere y'Imana. Ibyo kwa Mutagatifu yarabyumvise arabizirikana mu buzima bwe aho buri gihe yumvaga arwanya intambara y'icyaha n'ikibi, kamere y'umubiri we kuganisha icyaha ariko agaharanira mu gihe kukirwanya no kukwirinda aharanira gukora ikiri cyiza. Natwe turakirwanya uyu munsi y'umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Mu Kristo bwacu, mu buzima bwacu bwahirizwa buri munsi, nicyo tugomba guharanira twese. Tuharanirwa guharanira ikiri cyiza, atari cyo gusa ukwiye kumenya bwacu kandi twese mu myumvire yacu, aho icyiza Imana itwereka tugaharanira kwigana, kugenza nayo no kugendana nayo. Abatagatifu bibaza umunsi n'urugero, ni ingero zifatika zindi bitwereka ko ibi bitubwira ibyo bibaza umunsi bishoboka. Cyane cyane abatagatifu benshi bagaragaye babaye mu bihe bikomeye bya Kiliziya, mu bihe bikomeye by'ibigeragezo. Ibyo duherwa abatagatifu bari Uganda baratotejwe bazira ko bemeye Kristo. Igihe bamwe bagiye bagambuzwa bagakwemera kwabo, bo bakomeye kwemera kwabo kugeza igihe bemeye kumena amaraso yabo. Mu bihe bikomeye rero turakira gukomera kwemera kwacu no kumva neza noneho igisobanuro cy'ubutagatifu. Ni mu bihe bikomeye tugomba guhamya kwemera kwacu. Isi yacu igihe turayibona, tuzi uko iteye, dufite byinshi biturarura, dufite byinshi bidushuka, dufite byinshi bitujyana kure y'Imana. Ni muri iki gihe, iki nicyo gihe nyacyo none twebwe nk'abakristo tugomba kumenya aho twerekeza, tugomba kumenya icyerekezo cyacu. Hari byinshi bijyana abantu muri bo, hari byinshi bijyana abantu kuri sekibi. Ibyo turabibona, imitekerereze y'iki gihe, imyumvire y'iki gihe, yewe n'ibyo turarikira by'iki gihe byinshi, ugasanga umuntu yimitse iby'isi aho kugira ngo yimike Imana. Urubyiruko rukarangwa iby'umuntu, abakuru nabo bakumva ibyo umutima wabo wabwira kurusha umutima n'amahoro wabo wabwira. Ubutagatifu ntabwo bujyana n'imyaka, amateka ya Kiliziya yarabitweretse. Bishaka kuvuga yuko kuva ku mwana kugeza ku musaza n'umukecuru, twese turarikirwa ubwo butungane. Ntabwo twavuga ko ari umwana ari mutoya adafite imbaraga zo kutanyura muri iyo nzira y'ubutungane Yesu Kristo aturarikiye. Tuzi bamwe mu batagatifu batoya babatagatifu bakiri abana, bari mu myaka 10 na 20, ndetse n'abakecuru n'abasaza n'abakuru. Tuzi Mutagatifu Dominiko Savio wari umwana mutoya, tuzi Tereza w'umwana Yesu, tuzi Karol Abatizwa tuzi mu rwego rw'abatagatifu mu minsi yashize yafite imyaka itarenze 16. Ubutagatifu ni ingabire kuko Imana kugira ngo twese dushobore no kwishima mu ijuru. Iyo ngabire yayiduhaye yo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ariko no guharanira no kwizirika ku kiri cyiza. Iyo ngabire yayiduhaye kandi tubigira kugira ngo turusheho kwiyakira buri munsi. Abo bana baje mu rwego benshi tuzi n'abandi bavuze nuko basha kwakira iyo ngabire. Ntabwo nari kugaza kuvuge igice ahubwo ni ingabire tugomba kwakira. Imana ikora byinshi byiza buri munsi
abasokuruza bacu abo twamenye n'abo tutamenye, ariko Imana izi yonyine. Abo tuzi duha rero igitabo cy'abatagatifu ni zimwe mu ngero nkeya z'abari benshi. Umubare w'ijana na mirongo ine na bine ni igishushanyo ko abatagatifu hari abari mu bitabo abajijwe batatu ku buryo umugaragaro, ariko hari n'abandi benshi, cyane cyane kugira ngo tugume yuko twese urugendo duhamagariwe kugendana na Kristo. Uyu munsi twibaza umunsi w'abatagatifu twiyambaza ijuru. Navuga ko uyu munsi twiyambaza abishobora b'abatagatifu. Kiliziya ubundi igizwe n'abatagatifu ab'ijuru aribo bagize baragiye urugendo rwabo, ariko natwe tuba turi n'abatagatifu. Kiliziya ikiri hano ku isi, tukiri mu rugendo, ntitwemereye. Uyu munsi turayambaza ab'ijuru. Ejo wa mbere tuzaza ku itariki ya kabiri uyu munsi wo gusabira abacu bapfuye bakiri mu isukuri n'abandi bose tubasabira kugira ngo nawe ab'ijuru bagusabira. Uyu munsi turabiyambaza, ariko noneho ejo tugasabira abacu bapfuye kugira ngo umuntu wese azaba usukure umunsi umwe bazishimana nabo mu ijuru ry'ijuru. Ukwezi kwa cumi na kumwe kutangereye, niyo mpamvu ari ukwezi cyane cyane Kiliziya turagira gusabira no kuzirikana abacu bapfuye, kubagira isengesho ryacu. Abatagatifu baradusabira mu rugendo rwacu turimo kugira ngo natwe tuzaranyurane n'umutsindo, ariko natwe abakiri hano mu rugendo rw'isi tuzirikana abacu bapfuye bakabagera muri byinshi mu ijuru, kugira ngo isengesho ryacu ribafashe bakira isengesho ryacu kimwe n'uko natwe turi isengesho ry'abatagatifu bagiye mu byinshi mu ijuru. Kuri uyu munsi rero tuzirikane tube neza umuhamagaro wacu twese bw'abatisi bw'umwihariko ni umuhamagaro mutagatifu. Twese tubamagarirwa kwitagatifuza no kuba abatagatifu. Ibyo bikanyura mu mihamagaro itandukanye hano ku isi. Umugabo n'umugore abashakanye bakitagatifuza mu isakaramentu ryabo ry'abashakanye gushyingirwa. Abasaseridoti abihaye Imana, umuhamagaro wacu udufasha kwitagatifuza. Muri uwo muhamagaro wacu cyane cyane dushobora kugenda n'Imana tuyereka ubuzima bwacu, kuko tuzi ko iyo mpano yabaye ikomeye, natwe tukemeza kugendana nawe. Muri kino gihe cyacu by'umwihariko tuzirikane ko ubu ngubu duhamagarirwa kurushaho kuba abahamya, kurushaho kubabigisha. Kiliziya yacu Papa yari kuganisha kidogaho muri kino gihe cyacu by'umwihariko turebye igihe turimo, dukeneye abahamya benshi bajya kwemera kurusha abigisha kuvuga avuga mu magambo gusa. Ubutagatifu ubukirisitu ntabwo ari amagambo, ahubwo ni ubuzima, ni ubuhamya. Kandi tukamenya yuko
ariko imico myiza utitoje ukiri mutoya, gukunda Imana utitoje ukiri mutoya, ntabwo bizaza umaze kuzana imvi cyangwa kimwe se umaze gukura amenyo umusaza utangiye. Tangira ukiri muto kwitoza kugororoka ku mutima, kugororoka mu myitwarire yawe, kugororoka mu mitekerereze, mu mibanire yawe n'abandi ukiri mutoya. Iyo niyo nzira y'ubutagatifu. Ntiwumve byose duhiramo, aho wumve ijwi ry'Imana imubwira kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Utangira ukiri mutoya, Imana ikagenda igufasha kurushaho kumva no kuryoherwa n'icyo cyiza, kandi ukamenya yuko iyo nzira ntabwo ari inzira y'ibihogere, ntabwo ari inzira y'ibihogere. Hashobora kuba imitego myinshi, abatagatifu n'abamartiri n'abahawe Imana inzira bayigiyemo barayizi, mukabimenya nabyo atari igihogere. Kandi izo bitubwiye bavuga ati ushaka kumwicwa wanjye afata umusaraba we akurikire. Iyo niyo nzira ituganisha ku butungane, iyo nzira ituganisha ku butagatifu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Barakoze Padiri, imbere yo kumenyesha gusubika muri Kristo umunsi w'abatagatifu bose, yaje kurangira bashimire kwifatanya mu gitambo Eucharistia, kuko isa abasekuruza izajya iba urubyiruko n'urubyiruko umubare munini w'abaturage ndetse n'abakirisitu. Baravuze turimo kugenda twitegura abataha ukwezi kwa munani kwa ku itariki ya 19 kugeza makumyabiri na gatatu kwa munani 2026 tuzakira forumu y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu hano muri diyoseze yacu ya Tumba. Ubwo urubyiruko by'umwihariko rwanda muri Paruwasi Katedrali rukaba ari mwebwe uzabakira uburyo bwihariye ko bazaba ari hano ku cyicaro cya diyoseze. Ubwo rero mwabibise ababafasha n'izindi nzego zishinzwe iterambere ry'urubyiruko muri diyoseze n'isi imbere, tuzatangira gahunda kugira ngo dutegure neza ibyo kurera urubyiruko umwaka utaha. Cyane cyane tuba twatangiye urugendo rwa Yubile ndende ya diyoseze, tuzahimbaza 2021, kandi izajya idufasha kugenda turushaho kunoza ubwiza bwacu mu byiciro bitandukanye by'ubutumwa bwa Kiliziya. Hanyuma nk'uko bivuze, kuri wa gatandatu tuzahimbaza Yubile y'abalayiki mu rwego rw'imiburirane y'imyaka 2025 y'umwuka Jambo n'imyaka 25 twakunze Evanjiri. Turabona twagiye guhimbaza Yubile mu byiciro bitandukanye mu diyoseze zitandukanye, bakaba ari twe tugezweho nka diyoseze ya Tumba, akaba ari muri wa gatandatu tariki ya 8 z'ukwa 11. Babaratse rero nanjye babaratse by'umwihariko kugira ngo muzaze twifatanye, kandi Yubile yanyu by'umwihariko y'abakristo, abalayiki, ababatirijwe bose, ababatirijwe bose batari mu cyiciro cy'abasaserdoti n'abihayimana, ariko twese tuba dusatiriza mu mugozi umwe kugira ngo twitagatifuze kandi twubake Kiliziya yacu. Baba batubereye ku wa gatandatu, kandi bitubiriye hafi, ndizera dushaka wese kuzayigiramo uruhare. Tuze twakire abepiskopi bazaba baturutse hirya no hino mu gihugu, ndetse n'abakristo bandi bagaragara muri diyoseze bazaza kwifatanya natwe. Hanyuma ku itariki ya gatandatu z'ukwa 12 tuzahurira i Kigali kuri Stade Amahoro mu rwego rwo gusoza Yubile y'uburinganire ku itariki ya gatandatu z'ukwa 12. Ubwo nabwo tukaba dusabwa muri diyoseze tukazaba ihagarariwe, kandi tukaba dusaba ko tuzitabira benshi
umunsi ku wundi guhuza ubuzima bwe n'ubukirisitu bwe n'ubuzima akabihuza ntihagire igisobanya ntihagire ikigenda kihuza ikindi kwihatira guhuza ubuzima bwacu n'ivanjiri nidusohoka muri ibyo tutarije urugendo tuzatangira natwe tuzagenda tugarukaho utwibutsa twaziraguza amatsiko y'igiti turangamire kristu isoko y'amizero ubuvandimwe n'amahoro nayo tuzakomeza kutuyobora mu buryo butandukanye budufasha kunoza ubukristu bwacu by'umwihariko bwa kristu ba diyoseze ya Byumba tuzakora urugendo ruzadufasha kugenda turushaho twiyubaka ubukristu bwacu duharanira ubutagatifu duharanira umunsi umwe tuzazigishijwe n'abatagatifu bose duhimbaza umunsi mwese rero ndabifuriza ikintu cyiza ahubwo twakire umugisha w'Imana kugira ngo nimubarakugira ijambo ry'iki gihe mufashijwe n'amasengesho yabo kandi mumurikwe n'urugero rw'imibereho yabo muhore mushishikariye gukorera Imana no gufasha bagenzi banyu